wahuye n'umugabo wawe mu mibare y'Imana, mama mwubaka urugo abantu batabishaka, Imana irakubakira. Mumaze kubaka waje gutwita, umaze gutwita ndabona umurozi avuga ko indu twise utazigera uyibyara ngo ive mu mwana. Inda wari umaze gutwita yaje kuvamo, ivamo, ndabona warabyaye ariko birangira, ndabona utwita ariko birangira ubuze umwana. Umwana arapfa. Amaze gupfa, kuva icyo gihe ntiwigeze ubona n'indi yavamo, byahise byiboroka. Wirira. Uyu mwanya tuvugana ndabona wowe n'umugabo wawe barabaroze, n'umugabo wawe ndamubona baramuroze, aragwaye mu buryo butoroshe. Ndabona ikibazo cy'umugongo n'amaguru. Ibyo mvuga urabizi? Ndabizi. Mama umaze igihe kiri nubwira Imana ngo Mana nta handi hantu nari rukanse, byararangiye, ngiye kuri uriya muhanuzi wenda ndebe ko Imana izansubiza. Ubwo wateguraga urugendo uza kuza wagurishije telefone kugira ngo ubone tike. Yego. Wirira mama. Imana data irambye ngo telefone wagurishije kugira ubone tike, Imana igiye kuguhereza indi telefone mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. 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 Icya kabiri, hari ikibazo cy'amafaranga cyari gikomeye mama. Yego kirahari. Mbonye yewe sata, mbonye ikintu kimeze nk'amadendi. Cyane menshi. Imana irambye ngo irishuye. Amen. Igize gute? Irishuye. Kandi kuva uyu munsi. Yego. Imana irambye ngo iguhaye kongera gutwita. Amen. Haleluya! Ubwo naguhanuraga ngo Imana igiye kuguha telefone, aravuze ngo agiye kuguha telefone. Haleluya! Amen, 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 amen. Bega bemera ko Imana ikora bahaguruke batele haleluya. Yego. Mwiyicarire. Mama dore ngo aratangara. Humura. Ngiye kukubwira ibintu bitatu bikomeye. Kuko wumvisha agahinda k'uyu mubyeyi. Akira amafaranga baguhereza amafaranga. Witangara mama, ni Yesu ugira kubikora. Ngo nta n'itike yari afite di. Iyo ni Yesu urimo aragutabara. Olema satalabo sheke. La mayazite alimole kala. Iyi telefone uguriye umubyeyi. Ubwo naguhanuriraga wakozwe ku mutima wumva ufite agahinda kubera uyu mubyeyi. Imana ya Abrahamu yampamagaye nk'umuhanuzi, iguhaye miliyoni 26 ugiye gutunga. Kuva uyu munsi wa none Imana igiye kugushira mu kazi kagutse. Mbonye Imana ikuzamura muri esikariye hejuru, irambwira ngo Uwiteka gushiza hagutse bizamenyekana ko ari Imana. Imana irambwiye ngo yabanye nawe uburyo umubabaro w'ubukene utera urawuzi. Imana irambwiye ngo igiye kugukorera surprise. Uko utunguye uyu mudamu akaba ari mararira ya marira, niko Uwiteka agiye kugutungura. Mu muryango iwanyu uzaba wo kwifuzwa n'abantu benshi. Jya kwiyicarira kandi uze kumpa namba zawe, ndagusengera. Kwikura telefone murareba. Yesu ashimwe. Agafata telefone imeze itya akavuga ngo ndayikuye nyihereza umuntu ubabaye. Abagabo bakikura amafaranga bakayahereza uyu mumama ngo nta n'itike yari afite. Imana yumvisha amarira ye. Ndagira mbabwire ngo Yesu agiye kubashira hagutse. Mama nta n'agatike ngo wari ufite. Utahe, iki ni ikimenyetso kigaragaza ko Imana gushubije. Uze kuza ndangije iteraniro. Yansoze iteraniro singira umuntu nakira. Kwemereye guhura nawe. Jya kwiyicarira. Haleluya. Mbega yo mashitwa yakomera Yesu kwa Roma. Mashi na yawe Yesu. Mbonye ahantu ukorera azaza
azaba ari umugabo w'inzobe muremure. Nakwaka nimero ya telefone ntuzayimwime, bizaba byaciyemo. Icya kabiri, niyamara kuza uzaceceke. Uranyumva? Ntuzigire umuntu umunsi n'umwe umupostinga. N'inshuti yawe magara na mama wawe azamenya ibintu byarangiye, kubera ko wowe ugira umutima uba open. Wamara kuba open ukagira ngo abantu baragukunda, kumba ari indyajya zikuzengurutse zikakwica ibintu. Mu minsi yashize hari umusore mwari mukundanye, mwari mufitanye na gahunda y'ubukwe, ubibwira umukobwa w'umuvandimwe, yahise akwicira ubukwe. Wirira. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Haleluya! Lema sata, wirira mushiki wanjye, Mungu anagupenda sana. Yesu aragukunda. Tuzongere nari mwari mwamaze gutegura ibintu byose byari mu buryo. Umuvandimwe araza, uramumenekera, mugirana ikiganiro, arangije aguca inyuma, aragenda aragutema. Umusore ahita yiboroka, utazi ukuntu bigenza. Ibyo mvuga urabizi? Lemakati anazetelesha. Ugende uzaceceke. Kuwa kabiri ntuzasibe ku kazi, n'uwo musore azaza ngo genda.